Ndagusujeho dukurikiye. Imana iguhe umugisha, uri umuntu w'agaciro. Iyo ufashe Bibiliya yawe ugasoma mu Itangiriro igice cya 6 ugera ku murongo wa 9 ugakomeza, niho usangamo inkuru y'umugabo witwa Nowa. Uyu Nowa ndabizi mwese muzi inkuru ye, nubwo wenda mwamutayizi neza, ariko muzi inkuru ye y'ukuntu yubatse ikintu bita inkuge. Iyo nkuge akayijyamo we n'umuryango we ndetse n'inyamaswa zimwe na zimwe nkeya, yarangiza akifungirana, ndetse Imana ikohereza umwuzure cyangwa se amazi menshi akaza akarimbura ibintu byose byari biri hanze y'iyo nkuge. Ese byagenze bite? Ese waba uzi ko uyu mwuzure ujya kuba Yona yari amaze imyaka 600 ku isi? Ese waba uzi ko iyi mvura yagwaga, Imana yagwishaga, yaguye iminsi 40 igwa ku manywa na nijoro? Ahubwo se byagenze bite? Byaje kurangira bite? Nibyo tugiye kureba muri kino kiganiro. Icyo ngusaba ni ukora subscribe, tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Naho ibindi byo wakunda ikiganiro ugakora like, washaka kugira icyo tubwira ukajya muri comment ukakitubwira. Nk'uko natanya mbibabwira, iyi nkuru ya Yona ya Nowa igaragara mu gitabo cy'Itangiriro guhera ku gice cya 6 umurongo wa 9 gukomeza. Yona Imana yaramubwiye ati, rero urabona, Yona ubundi yari afite abana batatu, aribo bita Shemu na Yafeti ndetse na Hamu. Abo nibo bana be batatu. Yona yaramubwiye ati, ndabona Imana yabwiye Nowa, ndikubitiranya. Imana yabwiye Nowa ati, abantu bose ndabona bari kungomera, ndi kubona umwuzure mu maso yanjye, ngiye kurimbura iyi si ndetse n'abayirimo bose, kandi nzabarimburisha amazi. Imana ibwira Nowa ati, ufata kino giti. Yamubwiye igiti, ubwoko bw'igiti. Aramubwira ati wowe ugiye kubaka inkuge. Imana imubwira na mezire nyine ibipimo ari bugende yubakaho, ndetse inamutegeka ko ari bugende ayikoramo amazu nka etaje ku n'ibimeze, yari igeretse inshuro 3. Nuko nk'uko Imana yamubwiye ati ukore inkuge, uyikore igeretse inshuro 3, kandi anamubwira mezire zabyo. Aramubwira ati umuryango wayo uze kuwushyira mu rubavu rwayo, ndetse kandi nujya kwinjiza ibintu winjize buri nyamaswa winjize ikigabo n'ikigore. Noneho mu nyamaswa zitazira, kuko inyamaswa zizira nari babwiye mu kiganiro twaheruka gukora, niyo mpamvu abadivantisi b'umunsi wa 7 batanazirya, nari zibabwiye. Mu nyamaswa izi ntago barya izizira. Noneho Imana yabwiye Nowa mu nyamaswa zitazira winjize 7. Noneho mu zizira winjize 2, ubwo ni ikigabo n'ikigore. Noneho winjize n'umuryango wawe ndetse n'abuzukuru bawe, kugira ngo nubahe isezerano nagiranye nawe, nazarimbura abantu bawe. Ndetse numara kuyubaka uzinjizemo wowe n'umuryango wawe n'umugore wawe ndetse n'abana bawe ndetse n'abuzukuru bawe. Noneho inyamaswa zizira winjizemo 2, ikigabo n'ikigore, yaba ibikururuka, yaba ibiguruka, yaba buri nyamaswa zose, buri kiriho cyose gifite ubuzima, ugende winjizamo 2. Noneho nurangiza ukinge. Hazacamo iminsi 7, nyuma y'iyo minsi 7 nzagwisha imvura izamara iminsi 40 igwa ku manywa na nijoro. Gusa ibyo byose byagiye kuba, ibyo byose Yona yagiye kubikora amaze kugeza imyaka 600. Nubwo ubu ngubu twivugisha ngo nta myaka 100, gusa kera bamaraga imyaka 100. Kandi ibyo by'imyaka 100 ni igihano Imana yashyizeho ivuga ati, ntabwo nta muntu ubundi ni nk'itegeko. Nta n'umuntu muri kino gihe kugira uzapfa kubona umuntu wo muri kino gihe wavutse muri kino gihe uzageza imyaka 100, biragoye. Nuko rero ubwo bimaze kugenda gutyo, amaze kuyubaka, Imana yanamubwiye ati uze kuyihoma neza kugira ngo n'agashishi katazabasha kwinjiramo. Amaze kuyihoma yabikoze nk'uko Imana yari yabimutegetse, yinjiza ibyo kurya ngo bizabatunga, yinjiza ibintu byose, ndetse yinjiza umuryango we n'abuzukuru be, ndetse yinjiza n'ayo matungo nk'uko Imana yayimubwiye.
arangije akingaho. Nyuma ya minsi 7 imvura yaje kugwa iminsi 40. Bivugwa ko buri kintu cyose cyari kiri mu isi cyarimbukanye n'Imana, nako cyarimbukanye n'ibyari biri mu isi byose. Buri kintu cyose cyari kiri mu isi cyararimbutse. Imana ibikoze ibyo ngibyo. Gusa Bibiliya ikomeza kutubwira ko Imana nyuma yo kurimburisha amazi yahise ivuga ko itazongera kurimburisha amazi, ahubwo igiye kurimburisha umuriro. Bikaba ari nacyo kintu dutegereje, tuzi neza ko twese tuzi ko ku munsi w'imperuka tuzarimburishwa iki? Tuzarimburishwa umuriro. Impamvu bano bantu barimbutse ku bwa Nowa ni uko batizeraga iki? Batizeraga Imana. Bari bamaze kujya mu byaha, ngo imibiri yabo yari imaze kwandura wenda kubera ibyaha byo ushobora no kwita ugatukeka icyaha cy'ubusambanyi, ibyaha bindi byose. Gusa n'ibyo byose byari birimo, kandi ndakeka ko ibyaha byari biri icyo gihe bidakabije kurusha ibyaha bihari uno munsi. Noneho ibibazo twebwe nijya kuturimbura izaturimburisha umujinya ungana ute? Ukora ibyaha buri munsi gusa ntabwo wibuka kwihana, kandi ibyo byonyine wagakwiye kwihana. Niyo waba uzi ko nta cyaha wakoze, wowe utazi neza ko wakoze icyaha, wowe wakwiye kwihana kugira ngo ukomeze nyine wibere umwere, kugira ngo biramutse binagutunguye ntawamenya. Umuntu gupfa ni ibintu byoroshye, uramutse unapfuye ugapfa basi wihana, basi naho ukomeza guca hose ugende wejejwe, niho byagufasha, kuko ngo uba wegeranye n'Imana. Imana ntabwo yanga umunyabyaha, yanga icyaha. Rero iyo ukoze icyaha ntusabe imbabazi, aha ngaho uri kugenda ubabaza Imana, unayihemukira, unayigomera. Icyo nagusaba ni ukugenda mu nzira y'Uwiteka adusaba gucamo, ndetse tukanamwiyambaza, tugakora ibyo ashaka, kugira ngo tutazabashwa kurimburishwa uyu muriro nk'uko yaje kurimburisha amazi aha ngaha ku bwa Nowa, ndetse yaje nk'uko mwasomye Bibiliya mugasoma inkuru ya Sodoma na Gomora, nk'uko nawe yayirimburishije umuriro. Ntabwo ibyo ngibyo ari byo twifuza. Turifuza kuzajya mu bwami bwera bw'Uwiteka Imana ishobora byose. Ibyo nibyo mba ngusaba nanjye, ndetse nanisabira. Icyo ngusaba ni ugukora subscribe, tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Amakuru yacu rero nakagaruka. Ciao ciao.